Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro by'Isano TV show. Twizere ko mumeze neza cyane mu bice bigiye bitandukanye. N'ibiganiro Isano TV show iba yabateguriye amakuru y'imyidagaduro, abastar bagiye batandukanye, abahanzi n'amakuru abagenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Tugiye kwigarukira ku mustar n'umunyarwandakazi bita Bwiza cyangwa se ndetse na The Ben. Bwiza na The Ben ni bamwe mu bahanzi twese twubaha. The Ben ni umuhanzi watangiye guhitinga mu myaka za guhera za 2008 kuzamura, na ba Tom Close, na ba Meddy, King James, Butera Knowless, n'abandi bahanzi bagiye batandukanye barimo Man Martin, Bulldog, Jay Paul. Mbega The Ben ni umuhanzi nyine umaze igihe muri industry, wakunzwe cyane. Ni bamwe mu bantu bazamuye umuziki nyarwanda mu gihe umuziki wari ugitangira. Bwiza nawe ni umunyarwandakazi waje mu myaka ya za 2019-2020, ari umwana ukiri muto yari kugenda agerageza, ari kubona yuko afite gahunda, kubera ko rwose indirimbo yahise akora zarakunzwe, ahita azamuka vuba. Urebye ni ibintu nyine wabonaga ko azamutse vuba. Uyu rero The Ben cyangwa se Tiger agiye yakoranye indirimbo na Bwiza, indirimbo bayita Best Friend. Ni ibintu byiza cyane rero kubona The Ben yongeye kugaruka, ari muri yakoranye collab. Ntabwo yaherukaga gukorana collab n'umunyarwandakazi, yagiye akorana collab zigiye zitandukanye, n'abarimo Princess Priscilla n'abandi bagiye batandukanye bo hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ariko The Ben ntabwo yaraherutse gukora collab ngo ayikorane n'umunyarwandakazi. Bwiza nawe ni umuntu n'umunyarwandakazi cyangwa se umukobwa uri mu bakobwa bakunzwe cyane, murabazi abarimo Marina Deborah, abarimo Butera Knowless, abarimo Ariel Ways, n'abarimo Aline San. Urumva Bwiza nawe ni muri top 5 y'abanyarwandakazi bakunzwe cyane, kandi nkeka yuko Bwiza ashobora kuba ari uwa mbere cyangwa uwa kabiri, kuko donko Butera Knowless ntabwo agikora indirimbo cyane, Marina nawe muri iyi minsi ntabwo ari gukora cyane, Aline San niwe ugaragara muri iki gihe ko ari kugenda atrendinga, ariko nubwo ari gutrendinga ntabwo aragera ku rwego rwa Bwiza cyangwa se Ariel Ways. Urumva Bwiza ashobora kuba ahanganye na Ariel Ways, kandi Bwiza muri iyi minsi ubona ko ari kugenda atrendinga cyane. The Ben nawe ni umwe mu bahanzi bakomeye nyarwanda, nabo barimo Bruce Melody nyine na The Ben, harimo Juno Kizigenza, harimo Chris Easy, nabo ngabo bari kugenda batrendinga cyane mu muziki nyarwanda. Urumva ko The Ben nawe ni collab imeze neza cyane. Ni ibintu nyine The Ben nyuma yo gusohora indirimbo Sikosa, after short moment ahita asohora indi ndirimbo yise Pretty. Ni ibintu nyine ubona yuko The Ben afite gahunda yo kugenda akora indirimbo anazamura umuziki. Ubu ngubu The Ben afite igitaramo azakora ku itariki ya 1 z'ukwa mbere 2025, ari kugenda ateguza abakunzi be cyane, dore yuko azaba ari album ye ya 3. Ni kimwe mu bintu biri kugenda bimwongerera imbaraga, collaborations cyangwa se kugenda afatanya n'abandi, ubona ko bizabyara ikintu cyiza cyane. Twavuga ngo rero iyi ndirimbo rero Best Friend y'umuhanzi The Ben na Bwiza ni indirimbo izaba nziza cyane, kandi abantu benshi bayitegereje kureba ukuntu bizaba bimeze, n'ukuntu The Ben ari kugenda akora muri uyu mwaka, ubona ko yahinduye imikorere, kandi biri kugenda bishimisha abakunzi b'umuhanzi The Ben. Mwakoze kubana natwe. Ni Isano TV show, tubagezaho amakuru bagiye atandukanye, amakuru y'abastar, ibiganiro bigiye bitandukanye yabwo ku mbuga nkoranyambaga. Hano nta handi wabisanga, ni ku Isano TV show. Kora subscribe rero tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ciao ciao.